Red Blue JD. Mugoroba itora indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Isezerano. Wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero indamutsa. Nta kiza nko gusoza isezerano wagiranye n'umuntu yaba kiriho cyangwa atakiriho. Wumva bikunyuze mu mutima ndetse bikagukomeza. Kandi isezerano rikomeye riherekeza nyiraryo mu rugendo rutoroshye rikamutera imbaraga. Reka mbareke mwiyumvire. Félicitations Chamari. Mari, wowe cyangwa ndarota? Ninjye nukuri Gisele, ninjyewe nukuri. Yewe, ninjye ugeze ku nzozi zanjye pe. Mwana yanjye. Maheze umupilote w'indege. Akose Gisele, ndakunda kuri wenyine. Ashaka ko nzana nande wundi se kandi. Iriza Beninye cyangwa musaza we. Barakwiteguye Mari. Ibirori byo kwakira birarimbanije. Ku buryo rero waje ku kibuga wenyine koko. Hari umuntu twazanye ariko we ntiyashatse kwinjira hano. Ese nyine yasigaye agutegerereje aho turi busohoke. Inde we? Nagera mu modoka aramubona. Ni Mameya. Niwe? Ngwino yewe uramubona. Ndabyanze niba utamumbwiye. Banze ubwe niba ari Mameya. Ndanze. Ariko se Gisele ubwo uri mu biki koko? Ibi bitambaro se byo kandi Gisele wanditse. Niba umuntu twazanye yantegetse kugupfuka akagatambaro mu maso ubundi akakakwikuriraho ukamureba. Ubusa batubona ntibagira ngo turakina komedi. Tonde yewe. Kumfutse neza. Urumva se undi muntu waza kugusanganira kuri uyu munsi mwiza ari nde Mari? Ni njyewe nyine wifuje kuguhambura akagatambaro mu maso. Gisele, ariko Gisele nukuri umwana mubi. Yewe. Rero singahungabana kandi gukunda Mari. Mari, n'ubu uracyari wawe pe. Amarira yawe ni yayandi nukuri. Ahubwo ngubu nibwo nsigaye ngira amarira menshi kuruta mbere Gisele. Kuva umunsi Gustave uyu nguyu yanzaniye ibyangombwa binyemeza kujya kwiga hanze. Yarangiza akabira Imana niba ari uwaje sibagirwa. Ibitse kandi nzabika igihe cyose. Nitekerejeho cyane kandi ntekereza ku rukundo rw'Imana. Ongeraho ko nakubwiye ko amarira yawe antera akantu ku mutima. Mariza muzi kuva kera turi bato Gustave. Arira ababaye akarira yishimye. Gusa mama watangiye kurwara amarira yariyongereye cyane. Rero Gustave ugomba kwihanganira. Nzashobora nte kwihanganira amaso meza ya Mariza abungama amarira Gisele? Zagerageza da. Mari, nkubona bwa mbere nakubunyurira kandi warizwaga n'umubabaro. Umbabare ko nagufotoye utabizi. Iyo foto ubu ndayibitse. Kungu iki Gustave? Nitubona umwanya uhagije wo kuganira nzakwereka amafoto yawe atandukanye nagufotoye mu bihe bitandukanye wiherereye urimo kurira. Yewe, ubwo tugende dore Beninye yatangiye kumpamagara. Ikindi rero Mariza, ubu urukundo rwanjye nawe ruzwi n'abantu bane gusa. Uwa mbere ni njyewe of course. Uwa kabiri ni wowe. Uwa gatatu ni Gisele. Uwa kane rero ni Fidele. Niba Fidele abizi nta kuntu yaba atarabibwiye Beninye. Ntabwo yabimubwiye ndabizi neza. Namubwiye ko nzabyitangariza uvuye kwiga. Mugira mu bivuga ariko ko njye hari igihe nganira na Beninye ngenda kwivamo. Kandi Gisele uzamura. Ndi hafi kubivuga. N'ababyeyi bambyaye bakamenya ko nkunda uyu mukobwa mwiza. Mu bivuga rwose. Ibaruwa yawe nyikomeyeho Gustave. Kandi ikinezeza nuko nyisoma nyisubiramo. Ikindi nuko umukobwa tungana Gisele abangaba ureba. Nta wundi ufite ibaruwa yanditse isezerano rikomeye ry'urukundo nk'iyanjye. Ngaho bakunda bakoresha ikoranabuhanga. Rero nitegereza umukono wawe mwiza, amagambo meza wanyandikiye bigatuma ndushaho kugukunda
nawe Gisa. Umuryango wacu rero tukaba tunejejwe no kubakira mwese hano iwacu. Ikindi kandi dutewe ishema no kwakira intiti, umwe mu bakobwa bake bazi gutwara rutemikirere hano iwacu mu gihugu. Njye Marisa namukurikiranaga hafi umunsi ku wundi. Ni umwana ugira umuhati kandi namubwira ngo akomerezaho. Mbere yo guha papa wacu ijambo rero ndasaba Marisa ngo aze agire icyo ababwira. Anatunyuriramo muri make uko gutwara indege bimerereka. Niba ari nko gutwara imodoka cyangwa ubwato. Mari, ijambo ni iryawe. Ko ndavuga papa ubu ndabarya neza ukamugaburira umbakabaye kandi tangiye kugira kandi umbabarire kunanirwa kwihangana harira kandi uyu musatari w'amarira ari uw'ibyishimo. Abenshi munzi tuzi muri uru rugo umukozi wo mu rugo. Genda umwegere nyawo, genda umwegere umufati. Gusa n'umwana wakagombye kujyaho mama. Elisa n'umwana ahubwo abarenge ugera mama. Umbabarire nakuri ntibyoroshye kubivuga, ariko navuze amateka yanjye nanone kuri uyu munsi mwakumva imbaraga zisezerana. Akira agatambaro ganagura amarira kandi ukomeze ushikame rwose. Turahari twaheza abarusheri yumva. Mbere rero yo kubabwira uko gutwara indege bimera naho bitandukanira no gutwara ubwato cyangwa imodoka nk'uko Beni yabyifuje, ndabanza gushimira. Mpagaze aha ngaha nshimira Imana, ndashimira ababyeyi bamfashije, papa Beni na mama Beni, mwambere ababyeyi beza. Mwabayeho mama wanjye atabashije kuboneka, mwakoze ibyo ntatekerezaga, mwaranyitangiye kuba naraje mu rugo rwanyu nje gukora akazi ko mu rugo nshikirije amashuri, kuko ubwo nahagarikaga kwiga nari ngeze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Mu by'ukuri sinari mfite ikindi cyerekezo cy'ubuzima uretse gukomera ku isezerano nagiranye na mama wanjye mbere yo gutandukana nawe. Ubwo namusezeranyaga ko nzaba inyangamugayo kandi ko nzamenya murumuna wanjye. Ikindi kandi ko nzarya ibivuye mu kwiyuhakuya, no kuvuga ibyo nakoreye. Kwiga sinabitekerezaga pe, ariko ababyeyi beza mwavuye ku kazi ko mu rugo kungira umwana mu rugo, mushyira mu ishuri ndiga ayisumbuye ndayarangiza, munshakira irindi shuri rijyanye n'ibyo nifuje kwiga kuva kera nkiri muto, none ndabirangije. Kandi koko indege nifuje gutwara ubu ndayitwara rwose, ahubwo musoze mbaho umunyenga. Ndashimira mame, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Iyo ntabona aho nshyira Iriza sinari kuba ngeze aho ngeze ubu, kuko Iriza ndabona mu masezerano akomeye nagiranye na mama wanjye ko nzamumenya. Komeza ukomere sheri rwose. Iyo nyine niyo bakatanye nawe urukundo ngukunda cyane. Ndashimira Beni, nkigera muri urugo wanyeretse ko umuntu ari impundi.
wanyishisha uranyiyegereza kandi ubwo nigaga wambaye hafi. warakoze mama. ndashimira Gisele uri inshuti nziza pe kandi ndagukunda. uri mu bantu wambaye hafi ngo nari umukozi wo mu rugo. Gisele uyu mubona yarigaga akanzanira amakaye yigiyemo ngo nanjye niga kandi nta cyizere mfite cyo kuziga. ndagushimira Gista wambaye hafi pe waramfashije ku buryo bwose. warampamagaraga kenshi naragiye kwiga nkumva narigenge narifashaga ariko kandi ndashimira Iriza murumuna wanjye iri iyo ujya kwiga ukarangara sinari kubasha kugira icyo nkora ariko ubutwari bwawe bwagize uruhare runini kumfasha kugera ku nzozi zanjye. ashimira byimazeyo mama wanjye wigendeye. mu by'ukuri mama aradukundaga yewe na murumuna wanjye. sinabona uko mvuga urukundo rwe. udashaka kumenya byinshi azanyegera. murakoze ndabashimira. Mariza avuze amagambo meza nabibonye bamwe yabakoze ku mutima. agerageje kuvuga bike mu byaranze ubuzima bwe ariko njye n'abandi tumuzi neza tuzi byinshi. Mariza njye nk'inshuti yawe twabanye aha mu rugo navuga ngo wabaye intwari pe. papa ijambo ni iryawe. ariko wanditse nk'ubwo mwisinzira mama Penny. none se ko ngiye nabuze ibitotsi. akoze ibi ni iki koko? uyu mugorera ni iki se cyakubujije ibitotsi koko? ariko se kuki ibyo nabonye wowe utabibonye koko? ibigise kandi buriya hagati ya Gustave na Mariza ntacyo wabonyemo? nabonyemo nkumva neza uko umuhungu wawe yareba guriya mukobwa, uko yamuhanaguye amarira mu maso, uko yamuhongoreraga utugambo bigatuma tuza, uko yamuhobeye amaze kuvuga ijambo maze bakananirwa kurekurana. ntabwo wabibonye? n'ibyo yavugaga njye nabonye ari ibisanzwe rwose. nese Gustave yaba akunda Mariza utaha? aramutse amukunda bwo hari ikibazo kirimo. yababa we reputasiyo yacu gutaha. reputasiyo? Mariza se si umukobwa mwiza hari abasebye Beri? umva nubwo twamureze bwose tukamufasha kwiga ariko wibuke ko yaje ahangaha aje gukora akazi ko mu rugo. fata ariko wibuke ko bari umwe mu bakobwa bake b'abapilote mu gihugu cyacu. ibyo ntibikuraho amateka y'uriya mwana. ndabyemera n'umukobwa mwiza ku isura no mu mico ariko reka nisinzirire rero ariko rero reka nkubwire nawe ugenzure uzasanga impungenge zanjye zifite ishingiro. njye nta mpungenge mfite Beri, amahoro nisinzirire. ko mutugendereye se ni amahoro kati? ni amahoro. umutima waraye undya mama. umutima waraye uko ugeze kubera iki? nyine natekereje ngo wabikubwira hari nawe ukabimenya kuko ushobora kuba utabizi. abiki? nyine kuriya njyewe na Bete nyina wa Iriza na Mariza twari inshuti cyane mbese ntabwo twahishanyaga. ndabizi Mariza yarabimbwiye. rero buri impamvu nanze gusigarana abana be b'abakobwa si uko nari mbuze ubushobozi pe ariko nari nzi neza imico ye. imico ye? buriya Bete twamenyanye twembi duhuriye mu mujyi akora akazi k'uburaya. ariko warahemutse kati kuko ibyo bintu wabibwiye Mariza biramukomeretsa. ni nyina wabisabye ariko mame yambwiye kuzayimubwirira umukobwa. byaramubabaje cyane rwose. erega ukuri kose si ngombwa ko kuvuga wa muntu.
hari amabanga ababyeyi batabwira abana. Ikimbabaje nuko namubwiye ngira ngo amenye ko nyina azize sida yakuye mu buraya wazirinde, none nkaba nararuhijwe n'ubusa. Waruhijwe n'ubusa gute? Marisa aracyari wa mukobwa witonda twari tuzi mami, kandi razanduza na murumuna we kuko mbabonana kenshi. Sinkumva neza, ushatse kuvuga iki? Yabaye icyamamare, aratumirwa ku maradiyo no ku mateleviziyo ku mukobwa utwara indege, maze yavayo akaba ari kumwe n'abasore. Mbese narinje kubikubwira ngo umuhane rwose kwa shebuja batarabimenya. Kwa shebuja? Nyine ndavuga bariya yakoreraga bakamushyira mu ishuri. Umuhungu wabo rwose we mwana yanjye yamugize umugore we neza neza. Ati haguruka ugende vuba. Ukuri kuraryana ndabizi, ubwo ntushaka kumva ko umwana urera yararutse. Karumunake we baba bari kumwe mu tubari iyo ngiyo. Navuze ngo haguruka usohoke ugende, umubyeyi gito gusa. Mfite ibyishimo ko papa na mama badasigaye bonyine Mari. Humura ababyeyi bawe ari bo banjye ntacyo bazamburana Beni. Sha ujye uba hafi ya papa rero umumenyerere regime. Si ngombwa kubimbwiriza n'ukuri kuko regime ya diabete ndayizi cyane. Sha kuba umukobwa we ubu koko nsize ababyeyi banjye ngiye kubana na Fideli. Ugiye kubana n'uwagukunze nawe ukamukunda ariko Beni, kandi icyiza ni hafi iwanyu. Ubu se mukuru wawe kaba mu mahanga ntahoze? Yakoze. Uriya we yabaye umunyamahanga neza neza, Akimana yarakoze yampaye murumuna wanjye Marisa. Ngaho nyereka imyenda ashyire mu ivarisi ishanye izinga hakiri kare. Mu kanya ubu ngubu hano haraba hari abantu benshi. Byo rero hano haraba hari abantu benshi, uretse ko nta n'abantu nshaka mu cyumba cyanjye Mari. Uhita ufata urufunguzo uhakinga urushyira mu mufuka wawe. Nta kibazo. Ninde ukomanga? Ni njye Keperi. Injira Kepe. Ese nubwo wambaye ute Kepe? Umuziki uri hanze nawuceza ni ntazinze amaboko y'ishati. Tubwira icyo ushaka. Nyine narinje kubwira Beni ko fiance wamushaka. Nkonde. Nyine ari ku irembo ambwiye ko agushaka. Akubira Fideli ni muzima Mari. Sinemaze kumubwira ko atemerewe kugera hano kuri telefone wumva koko. Kuri urukundo rwamubujije amahoro Beni, ihangane rwose ujye kumureba. Kepe genda umubwira agende. Uyarata Kepe genda umubwire ngo turaje. Ndetse ko nge ntajyayo. Ubwo se ndamenya mubwira ngo iki? Mubanze mwumvikane mumbwire icyo mubwira. Genda umubwire sha ihangane gato. Ariko bamuzima Mari. Wibabaza undi mwana Beni, ntaje kukureba kwanza. Iki cyumweru gishize waranze ko umuhura ngo urategura ubukwe. Aragukumbuye rero. Ntanange we reka nihangane ngeyo. Ariko nge Fideli mbona nge ameze nk'umwana rwose. Erega ni wowe uzamuhindura umuntu mukuru. Mwana we. Ariko tugiye gusura wa mukobwa waherutse gushyingira Beri. Turajya kumusura hanyuma tunaherekeze mukuru warasubira iwe uyu munsi. Kuta tutomera mu bukwe bw'umuhungu wawe se. Gustave sinzi bye. Abakobwa bamukunda ari benshi, ariko niba yarananiwe guhitamo byaratuyobeye. Ariko burya nkimurora pe. Gutese Buriya kuki utabona ko uriya muhungu wakunda Marisa? Marisa se? Marisa nyine. Barabikubwiye se? Ntabimbwiye, narabibonye nk'umuntu mukuru. Ariko ubwo se uko babona babana nk'abavandimwe? Iyo umukobwa aje hano muri salo ntajya haba umuhungu wataje kumureba. Kandi abantu bakundana ntiwabareba ngo bayoberwe rwose. Niba namukunda ariko ndumva nta kibazo, kuko nanjye narabiketse ngira impungenge. Ariko Marisa ni umukobwa mwiza kandi ni nk'umwana wanjye, agumye mu muryango ntacyo byaba bitwaye. Marisa uramuzi neza Beri? Ubu imyaka maranye na Marisa naba ntamuzi koko Kati. Ukeka ko muzi kundusha se? Yego niwe wamundangiye, ariko yari akiri muto ku buryo ngubu ari mukuru mukurusha. Nge rero nzi byinshi utazi Beri. Kandi rwose imico ya nyina buriya mwana nabonye yarakurikiranye umukobwa we. Imico ya nyina? Buriya nyina umubyara ndamuzi, umuzi n'umuhamuro. Uramuzi kuko undangira Marisa wambwiraga ko nyina ari inshuti yawe. Twari inshuti ariko nyina yarananiye. Ari indaya ku buryo buriya ntiyarazi uwabyaranye Marisa. Yewe no babyaranye na murumuna we ntiyamumenye. Ibyo uvuga n'ibiki Kati? Beti yari indaya ijya gutega ku bubari bukomeye. Mana yanjye kuki urimbwiye ubu ngubu koko?
nuko nyine mbese maze kubona ko inyana ari iya Mweruberi namenye ko Marisa babeshya ko ari bukore ijoro akarara muri boîte de nuit. rekera Kati, rekera, sinshaka kubyumva rwose. ndekura Gista. Sinshobora kukureka. Oya sha ndekura utazankoraho. Ubwo nagukoraho gute? Ndekura wicare aramubwire Gista. Mbabara kandi ubikore. Waretse shanga komeza nkagufata gutya ko numva nguwe neza Mari. Shamba bariro ndekure. Nshobora kuba nkina mu bikomeye da. Yawe Gista. Nubwo nseka ariko ndababaye. Niki cyakubabaje mwana nkunda? Hashize icyumweru mbitse ibintu byambabaje cyane. Icyumweru cyose? Kuva twava gusura Beninye sinigeze nishima Gista. Gusa nagerageje kubiguhisha yewe na papa wawe ntiyigeze abimenya. Byagenze bite Mari? Twageze aha hanyuma mama arambwira ngo ntanshaka mu rugo rwe. Gerageza kumubaza impamvu ntiyagira icyo ambwira. Mama wanjye nzi cyangwa? Yarambwiye ngo Mari singushaka mu rugo rwanjye kandi sinakumenye, iyo nkumenya sinari kugutaho igihe cyanjye. Wawe yagerageje kumusobanuza ambuza gukomeza kumusakuriza. Ceceka shaka. Ndaceceka ubundi musaba igihe cyo gushaka inzu. None nyine inzu narayibonye, narayinyishyuye ngomba kuyimukiramo bitarenze ejo kuko nyine iminsi yampaye irarangirana n'uyu nguyu. Ariko yaje ngo njye kubimubaza Mari? Ukivanga mu bitakureba Gista. Ubaha mama wawe rwose, uru rugo n'urwe yarubanamo n'uwashaka wese, kandi nibyo kuko nkora akazi kabi Gista. Hari ubwo ngira ino nijoro bigatuma ntaha ijoro, hari ubwo mbyuka irindi ngomba gutwara abagenzi bagenda ijoro. Yaranyihanganiye bihagije pe. Hari indi mpamvu tutazi Mari? Mama ntabwo uhoye akazi ukora. Ibyo ari byo byose ariko nzahora mubona nk'umubyeyi wanyitangiye. Ubuse kuko uragenda Mari, ntusiga muri uru rugo. Oya Gista, oya rwose. Urabizi Mari, igihe kirageze. Igihe kirageze ikikize cyo kubabwiza ukuri. Ababwira ko njye nawe dukundana. Ariko Gista, kuri umukobwa nahisemo ko ngukunda kandi nzagukunda kugeza ubwo impanda y'Imana izavuga. Ariko koko uracyandakariye muzehe? Kurakara gusa. Ushatse nyamara wambabarira. Beri ko ari njye mugabo wawe, undi mujyi inama utari njyewe ninde koko? Ntawe nyine nuko numvaga. Ubuze icyo uvuga nyine ntukibuze se? Kandi ni mu gihe umuntu mukuru ungana nawe yumva amabwire koko. Nyamara n'ubuzima bw'umuhungu wawe. Narakubwiye ngo Gustave ni mukuru mu bakobwa bose, niba yarahisemo Mariza afite icyamukundiye. Nta mpamvu yo kwivanga mu buzima bwe. Nanjye sinabwivanzemo kuko kugeza uyu munsi nta jambo rirava mu kanwa ka Gustave ugatubwira ngo muri aba bakobwa bangahe bazangaha nkunduyo. None gusa namuhungishije ushobora kumutura mu mutego. Ariko ngiye rwose muransetsa. None se ububwirwa n'iki niba badahura koko? Mariza zibeshye futa. Namubwiye ko umunsi numvise ko yahuye na Gustave tuzabipfa. Reka nkubwire rero, urashaje mugore wanjye. Ndashaje. None se reka nkubaze, ubu wabuze isake kugendana n'inkoko kazi koko? Ibyo se bihuriye yewe umva nkubwire, aho bihuriye ni butanahazi rero. Nuko Gustave aramutse akunda uwo mukobwa nk'uko ubikeka ntiwamumubuza, urumva? Kandi impamvu zawe zose ukeka zamubuza kumukunda nta nimwe yagenderaho.
wowe rwose nguciye inzoga ntiwazashobora ariko rwose ariko Gisita wabaye ute rwose yewe ndabyemera kandi rwose nsabye imbabazi ugishaka mushiki wanjye warankundaga cyane umaze kumugezi wawe kukubona ngo tuganire ni dosiye ikomeye ariko rero nawe urabyumva nyine madama aba nkeneye mu rugo rero byehorarasha nanjye mu minsi mike ndahindura ubuzima rwose none se ubundi bimeze bite ibintu byoroshye Shafide byagenze bite se kandi aherutse kumbwira amagambo ndumirwa amagambo kandi kuva icyo gihe ndaryama sinzinzira ayo magambo ararebana n'ibiki ubwo umukobwa nakunze Shafide cyangwa kubwiye ibiki se kandi ni birebire ku buryo wumva byaguteranya na Mariza se Mariza ndamukunda cyane kuva namubona kandi narabise rwose ndabyibuka cyane kandi ayo mateka yababaje nabwiwe yatumye ndushaho kumukunda kuko rero nubwo wayambwiye atari icyo yaragamije niba wararushijeho kumukunda se niki kikuraza rwa ntambu udasinziriye icya mbere ni uko ubwe atigeze ayambwira kandi niba hari umuntu mu mwanya uhagije rwose mu buzima bwanjye ni Mariza ibyo nanjye ndabibona rwose ikindi rero nuko numvise mama wanjye rwose atashyigikiye kahure ushobora gusanga ibyo wabwiwe ntacyo abiziho ugasanga ari impuha zikwirakwizwa n'abatabashakira amahoro nyine ngira inama niba wumva nabimubaza ntibimuhungabanye ariko ntiwanabimbwiye n'ubundi ni nkayo yose ugira ngo se biroroshye Fide bimeze bite nyine ni umuntu uzi mama we neza yamumenye si ibyo bikavuga iki kandi yabwiye mama wanjye ngo nyina wa Mariza yari indaya indaya ubwo si icyo utumva ni iki umukobwa nkunda avuka ku nda ya Shafide baba data ntazi se wabo ntazi nyina wabo cyangwa nyirakuru wazi ni nyina wenyine nyine nawe utakibaho yewe data we uzakumiro reka nkubwire rwose njye simbyumva Gisita simbyumva rwose nuko bimeze yewe kandi nyine ngira inama niba wumva nabibaza Mariza ntibimukomeretse kuko niba byamukomeretsa nta mpamvu yo kubimubaza ntabwo byoroshye pe icy'ingenzi ni isezerano ryo gukundana njye na Mariza dufitanye none se Mariza ko yarize yabaye ikimame ntabwo nariziriza shiri nigeze umwana Mariya iri barako nari nkubeshye nibyo koko narize ariko byatewe n'ibyo nari nganiriye na mame maze kubwira Mariza ko ngomba kugenda kandi nkakujyana bitumye arira nanjye sinshaka gusiga Mariza afite inshingano zikomeye zitatuma ava mu gihugu tugomba kujyana njye nawe ukiga kandi nurangiza sinzakubuza kugaruka iri ndakunda aya ni amahirwe ugize shiri kandi hari abandi baba bayifuza aha mu kigo cy'ababikira hari abandi bana bifuzaga kujyana na mame nyamara kuko wabarushije amanota meza wowe ugomba kugenda ndabizi gusa mbere yuko tugenda kuko tuzamara igihe kirekire hari ikibazo uhora ubaza Mariza nifuje kugusubiza uyu munsi iri aha bafite ifoto nziza twifotoranije na mama wacu kandi ni impano naguteguriye kugira ngo aho ubyiza imanike mu cyumba cyawe ndakuramutsa Mariya Eugene muhorana n'Imana wahuje abagore bose bisa neza nabyara singiza Mariya mutagatifu rero ni kenshi wambajije ikibazo nanjye ntari mfitiye igisubizo ndakumva kandi niba narakugoye imbabarire Mariya uko nazaga kukureba warambazaga ngo ko mama yakubwiye ko papa wacu yagiye gukora mu mahanga kuki ntamubwira ko mama yapfuye kagaruka twiteho nk'uko abandi bana mwiga na ba papa wabo babita ukambaza ngo ni ukuvuga ko twe twavutse nta papa tugira yego
nibyo koko rero nta mwana utagira papa, nubwo twe nta papa wacu tuzi ariko buriya turamufite cyangwa se twaramwigeze. none se nawe yarapfuye Mari? mbwira. iri niba papa wawe cyangwa uwanjye bariho cyangwa barapfuye ibyo simbizi. ngo iki? ihangane mwana wanjye Mariza, ihangane. icyo nzi ni uko nasezeranije mama wanjye kumubabarira, iyo ntamubabarira simba nkubwiye ibi nkubwira, kandi ndagira ngo nsezeranye ko nubwo mama wacu atakiriho iri uri bwumve nta n'agashashi k'urwango mu mutima wawe ko kumwanga. iyi foto ureba iriho twe n'umubyeyi wacu, ari wowe tubereye mama akatubera na papa, buri gihe twari tumukeneye. njyewe Mari, mama naramukundaga n'ubu ndacyamukunda. Iriza rero yewe nawe ntabwo twabyawe na papa umwe. urabeshya mwana wa papa. nimwihangane abana, kuri ntabwo nkubeshya iri, gusa wanjye simuzi ari uwawe nawe na mama. none se kuki mama atabitubwiye? impamvu atabatubwiye nuko nawe atabamenye iri. mama wacu. ihangane Mari, ihangane. mama nimwihangane. mama ntiyari kubamenya kuko nubwo tutigeze tubimenya yari nawe yari yarabaye imfubyi akiri muto, ava iwabo aza gushaka ubuzima mu mujyi, gusa nyine ubuzima ntibwamuhiriye ahubwo yakoze umwuga nakuburaza. oya urabeshya Mari, mama wanjye ntabwo yari indaya, urabeshya. uramubeshya. mwihangane. indaya ni igitsina cy'abatugana ku ishuri. Bikira yewe mbabarira ndagukanguye. nta kibazo Gista. none se kusa nk'urwaye? oya ndi muzima. telefone yawe iri heza? telefone yanjye ariko siko nayitaye mu babikira Gista. kera telefone yawe ni wowe wari uyifite. ndaguhamagaye kenshi cyane rwose. mama yageze aho nyine arayitaba, niko kujyayo rero ndayizana. urakoze cyane Gista. none se ko ndeba wose uherewe shabite? si byiza na gato. ni iki Mari? ntacyo Gista. reka nemuke nze nkuregere umbwire. niko ngaho mbwira di. Mari erega ndagukunda. nanjye ariko ndagukunda Gista. none se n'iki wahisha umukunzi wawe? n'iki wahisha umukunzi ugukunda nawe ukaba umukunda? ntacyo naguhisha na kimwe Gista. gusa nuko hari ibyo nabwirizaga hungabana nanjye nkava mu babikira ntaziyongere, nayo mpamvu yatumye nawe telefone.
rero ndi umugabo mbwira simpungabana. ariko mbabarire. Wabara ikize kandi? Ushobora kuba warankunze utanzi neza. Nakoze neza gute Mari? Ukaba wari uzi ko ndi umwana w'umukene, ariyo mpamvu naje gukora akazi ko mu rugo iwanyu, ariko utazi neza uwo ndi we. Nturi Mariza se? Umukobwa nkunda? Wande nande? Ibyo rwose njya kugukunda sinabitekereje, kuko numvaga atari ngombwa cyane. Gista, nabyawe n'indayi. Ko ntacyo uvuga se? Mvuge iki Mari? Wari ubizi se Gista? Nari mbizi. Wabibwiwe nande? Wabibwiwe nande Gista? Kuki wabimenye ntubimbwire? Nabanje gushaka amakuru neza. Uyashakira he? Kutaje se ngo ubimbaze kandi ari njye nyir'ubwite. Kurakahise Mari. Haguruka ugende Gista, haguruka ugende. Sinshaka rwose gukomeza gukubona amaso yanjye. Ubaye iki se Mariza mwana nkunda? Usiko ntari nakumenye disi we. Warakuze shize. Narakuze. Yewe, ubundi se wajya gukoresherezaho umusatsi wawe di, kuko ufite n'umusatsi mwiza cyane. Hano ariko nuko ubwo nasangaga mudahari. Birashoboka cyane. Mpagira rimwe na rimwe aruko hari umukiriya wa VIP umpamagaye. N'ubu niwe nje gukorera nuko mbona atinze. Mbese amakuru se disi ya mushuti wawe. Mariza se? Yego, mbega umwana mubi. Ubonye ngo arangize kwiga ntambwire bibwirirwa na rubanda koko. Mukobwa. Buriya nuko nawe utamubereye umubyeyi mwiza. Ariko uriya mwana nta kibi namukoreye n'ukuri. Uretse kumubwira ubutumwa bwa nyina, kandi rwose intumwa ntiyicwa. Hanyuma se wemeye kumufasha muri umuna we? Ariko nuko ntari mbishoboye. Iruteye ariko kwicira isoko. Isoko se njye ndicuruza yewe mukobwa. Reka nkubwire rero niwe unyiterereje wa mubyeyi we. Nubwo abapfuye batagaruka, uzirikane ko abariho bo baba bazapfa. Urumva? Nta soni. Twese twari tukuzi nk'inshuti ya mama wa Mariza. Ariko burya wari umugome mubi wa mubyeyi we. Wari umugome mubi. Kuki wasebeje Mariza ukamuteranya n'ababyeyi bamurize, ukamuteranya na Gustave? Wabikoreye iki koko? Burya se barashwanye? Agira nkwishyure nigendere. Mubyeyi mubi gusa. Ariko se uvuze ko nyir'urugo yapfuye n'ubu mwishe mukobwa? Ubwo rero nari gutuma umuhungu w'abandi agwa mu muriro kandi mbireba. Bireba. Mariza ninjye wamurangiye akazi muri uriya rugo di. Wumva bitarukungarukaho? Ariko komera ukuri inshuti ya mama wa Mariza, nigute usigara umusebye umusozi atakiriho koko? Kuba inshuti ye nyine nibyo bigaragaza ukuri kwanjye kuko nari muzi wese. Nanjye rero nk'inshuti ya Mariza ndamuzi neza ku buryo udakwiye kugenda umuvuga ibyo utazi. Yego ko nta soni. Umuntu w'umubyeyi ungana nawe asebye umwana abyaye. Yewe urakoze mugore mwiza. Urakoze n'ukuri pe. Icyaka cyari kikwishe kirenge. Yewe cyari kinyivuganye pe neza neza. Urijyana muri dushe rero aka kayinisi ndi kurira ntago nakwemera ko kancika. Ndabona ureba abana. Ubwo se ntacyo bikubwira? Ngaho yewe se kandi wowe nyine rwose ndakubaha rwose mugore mwiza. Wavuze ko udashaka gutwita muri uyu mwaka, ngo uzajya unywa imiti nta kundi nabigenza. Bizi surprise. Seri ndatwite. Ngura wowe beningi uratwite? Shakira hasi. Oya reka nguterure wowe n'ubwana wanjye shamu mbumvishe umugega rwose. Beningi we kuki wari warabimishe koko? Niko ngwiza kuri kuki wari warabimishe? Ariko se ubwo wumvaga nabyihanganira n'ukuntu nkunda abana ko kufide. Mbega igishimo we. Mugiye Fideli igiye kuba papa umwana. Sekanti ninde? Gustave sha niko tumubwira inkuru nziza yewe.
sera vuba ahubwo witemba nziza niba ari akazi se ntiyayibwiye yewe ariko hagoba utegista imigisha injira imwe mu rugo rwacu yewe ariko sheri nawe twagira ngo nabyaye umva reka mubwire umugore wanjye yabonye akazi keza kandi aranatwite urumva atari imigisha yinjira rimwe icyarimwe muri sitasiyo rwose Gista ko mbona utishimye yewe ukwezi kurashize Marisa adashaka kumvugisha Beni aho turakomeje uramuhamagara se ntiyitabe ndamuhamagara ntiyitabe ndamwandikira ntasubize yewe yagiwe akajya mu cyumba akikingirana narazirwa nyine nkagenda byose ariko byatewe na mama ariko wamuhamagara akaza hano ariko koko sheri reka muhamagare numve ko yavuye ku kazi mubwire ko mushaka uyamuhamagare rwose se mwaba mungire neza rwose azabandegere niba ari ikosa mfite rwose ndabyemera imbere yanyu ariko rwose reke kumpana bigezaho noneho sibyo nakubwira byemeye Beri ndabyemeye n'impamo muzehe ariko simbyumva pe mbega umugore ngo arayavuga ariko si ubundi buriya uriya mugore apfa Mariza koko ariko nanjye binyobere pe ko ari we wamundangiye ambwira ko afite umukobwa ushaka akazi ko mu rugo kandi ari umwana mwiza reka mubwire umenya Mariza yaribeshyaga ko ari inshuti ya nyina kumbi bari bafite icyo bapfa nanjye sinibaza impamvu aba ari hose avuga uriya mwana kandi amuvuga nabi ngiye kuva Mariza yava hano naramugenzuye abantu bagenda wenda bazi nawe kwigenzura ndakuzi reka n'ubuzima bw'umuhungu wanjye umwe Gustave akunda uriya mukobwa sinamwumvaho ibikorwa by'urukozasoni rwose ngo ntuzi yewe sinzi rwose ko Mariza azambabarira ariko se reka nkubwire turava mu rugo wagiye ku kazi hari ubwo akora ijoro ariko nabwo havanwa n'imodoka yo ku kazi Gustave wese nzamusaba imbabazi nteko mbikubwira ariko ngo nayanjye yewe sinari nzi ko katari mubi kuriya n'impamo ni mubi rwose sinzanasubira muri saro ye apfa aragatsindwa aka kanya mame erega kwiga birihuta mana we uwo mukobwa wanjye nzamuhemba iki koko yakomeje kwitwara neza rwose abarimu be baramukunda baramushimira ku buryo barangije icyiciro cya mbere ifoto yimanitse aho bandika abanyeshuri babaye indashyikirwa keretse uwangira akanyoni ahari reka nawe uzaze kudusura Mari birashoboka cyane rero kuko kampani nkorera iragenda yagura imikorere yayo ushobora kuzabona mpaje ntwaye rutema ikirere twakwishima cyane kuko imyaka 2 dushigaje n'ahangaha ntikwiye kurangira utaje intana hazanwa n'akazi nzahazanwa n'iyindi mpamvu nkaza nje kubasura cyangwa gutembera cyane rwose vuba aha rero nzabahamagara rero mbabwire inkuru mana we ubu se ko telefone icitse ntabikubwiye koko mame ariko ko wivugisha bite ni telefone icitse ntarangiza kuvugana na mame yasha baba we niko mame zo uvugana nawe ritegure tugende narangije kwitegura isigaje kwambara no gusokoza gusa genda wambare rero uze ngusokoze unsokoza se umukwaferi kujya ari bita ndo umukwaferi wawe Mari nzajya ngusokoreza iyi misatsi yawe myiza buri munsi ngusiga agapudere nkunogereze maze ujye mu bandi usa neza nyine ubaratira uwagusize nanjye nzajya nkubwira amagambo meza buri munsi Gista tujye mu bandi ufite akanyamuneza cyane maze uratira abandi gufite Mariza ugutera kugubwa neza niko ngaho ujya kwambara rero ubu baradutegereje mu rugo si wowe se ubutuma numva ntakubira iruhande iyo rukuruzi gukurura kumbi iruhande rero ni inkurura nanjye nyine nkumva nakwigumanira reka twicare gato mubwire icyo natekereje ariko watekereje kize Mari ari kugira amatsiko shaka Gustave ndayagira rwose gusa nizere ko ari byiza ni byiza cyane aho nguteze amatwi sheri nyine ku kazi banyemereye amatike 2 y'indege zanjyana hariho hose muri hano mu Nyange
none byatumye ngira igitekerezo cy'uko twazasura murumuna wanjye na mami aho biga. Urabitekereza hindi? Urananiwe duhagarare se Beni? Aha njye ndakomeye keretse niba ari unaniwe Gisele. Abagore batwite mwihagararaho ko ariko ndakomeye no kuri Gisele. Ikibi nuko nagira inyota nkabura amazi aho ho rwose baribaza. Okay. Ndabona ibyo twagomba kugura byose twabiguze. Asigaye ni ukujya kureba ko wa mukobwa yarangije kudoda amarido. Ariko siko mbona abasore baduhenda Gisele. Gute se Beni? Njya kujya mu rugo rwa Fideli naguze ibintu byose ariko keretse intebe n'akabati. None na Mariza ndabona ari uko. Ko namwe abagabo banyu babonetse bubaka inzu. Musaza wanjye we rwose ntiyigera agatekereza ko inzu izakenera amarido. Ayo marido rega nitwe tuba tuyakeneye. Uzi ko njye fiyanse wanjye yambwiye ngo yawe yihishe iki? Ibaze ni ukuri inzira nawe rwose ni kimwe pe cyane. Tujye rero kureba ko bayarangije sha dutahe. Wa mugani wawe uretse kwihagaraho ndumva dusanga tumereye nabi. Ndakubwira wabona ubukwe bwa musaza wawe bubaye uri kwa muganga wabyaye. Oya ndacyafite igihe gihagije. Urankanze kepe. Niko yihora kikanga ubusa nka kera ukigera muri uru rugo. Uracyakunda gukangana nka kera nkigera hano kuko kepe. Mari. Twifurije umugisha mwana wanjye. Kuma se wabungamo amarira kepe? Ubu ndagutekereza ku munsi w'ejo uri mu murenge uzamuye ukuboko urahera kuba umugore wa Gustave. Nanjye ndabitekereza bikandenga kepe. Simbyumva pe. Kwitonda ni byiza pe. Kandi nyambibwira abana b'abakobwa nk'abantu urugero rwawe. Ariko ntibumva n'icyo kibazo. Ntukarambirwe kubigisha rero kepe. Waje aho uri umwana nk'abandi ushaka akazi ugakora neza utinuba unezeza umukoresha arakwitura. None turagushyingiye umuhungu w'umwe. Ibyo rwose. Maze rero uzakomeze kuba Mariza nzi. Mariza wubaha umuntu wese uko ari. Aho ngeze aha nawe ubifitemo uruhare kepe. Naje muri uru rugo unyakira neza. Umpoza akazi ubikunze. Nawe Imana iguha umugisha. Oya aho ugeze aho hakesha umubyeyi wawe wakureze Mariya. Yagutoje gukunda akazi no kwihangana. Mariza Karame ngwino hano ngiye icyo mubwira. Kanjye ndeke pe. Ko wareze se Keperi yakubwira guduki? Keperi atumye nibuka uko ninjiye muri uru rugo mama. Maze aho kunezerwa urarira wa? Ibyishimo n'umubabaro byose birangiza mama. Mariya Karame nta kindi nguhamagariye rero. Ndagira ngo ngusabe imbabazi. Imbabazi mama? Imbabazi rwose z'uko numvise amabwire nkakwirukana ngo uhorusa. Namenye ko katari umuntu mubi kandi ko atigeze yifuza ko mwagira icyo mugeraho kubeshya yari yarafitiye mama wanyu. Ariko yaraturenganyaga kuko ibyabaye byose nta ruhare twabigizemo. Niba arahuriye na mama muri ubwo buraya bwawo n'ibyo bapfuye baburimo twebwe bitubwiye iki? Twe nta ruhare twabigizemo rwose. Icyo nkwisabira ni imbabazi mwana wanjye kandi mukazana wanjye. Mama nakubabariye nazababarira mbe koko ko nakatiwe ubwe namubabariye. Ndigira hino nguhobere kandi nguhe umugisha wa kibyanari. Urakoze mama. Urakoze cyane. Umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso. Wo gukunda ugakundwa akazwa n'umugabo wawe mwana wanjye. Urakoze cyane. Niko
mbwira niba wumva ari byo nkuzere imodoka tugende koko. Ngenda ariko uhamagare mama. Mama se ni muganga? Nutamuhamagara ni akazi kawe yewe. Mama wawe ntafata telefone Beni. Ntabwo ari mu kwifata rwose. Umugore azi ibyo avuga ibyo ari byo. Marisa turamubona ute kuzi karimo gusezerana? Nako ayiwe rega karibuka. Gisele hamagara Gisele mama iwe. Teka gukina mu bikomeye injira mu modoka yewe. Gisele ndamuhamagara nyuma dusange kwa muganga. Urumva? Telefone yewe injira mu modoka. Muhamagare nyine njye mu rugo kuzana ivarisa dusange kwa muganga. Iramfashe vide mama iwe. Uzi ko uyu mugore rwose injira mu modoka Beni. Nakureka ngo uterure. Uterure rwose. Ihangane sheri. Ihangane rwose kwa muganga mu kanya turaba tuhageze. Ihangane rwose. Nanjye nuko ariko menya ko hari ibitaruzura Gista. Mari, uyu munsi turi kuwa 4. Imbere ya padiri ni kuwa 6. Si umunsi umwe w'ejo koko. Nyine umunsi w'ejo wihanganire nzakuraza kuwa 6. Mari, niba unkunda by'ukuri koko mbabarira wikunsiga. Gista, niba unkunda by'ukuri mbabarira ntahe mama atibaza byinshi. Uransinze. Nubwo uyu munsi umwe mbona ari nk'imyaka myinshi itabarika. Reka nihangane ngo cyore wa mugani wawe utagaragara nabi ku munota wa nyuma. Erega sha Gustave nanjye ku iruhande ntibinyoroheye. Ndumva nakomeza nkakwifatira mu maboko. Sengera ikindi nkororetse kukwitegereza. Mwitegereza singushyirirora. Nanjye ndumva nakwigumira mu maboko yawe. Nkumva impumuro yawe nziza. Uyu mutima utera udatuza ugatuma wanjye urushaho gutera ugusanga. Reka nkubwire Mari. Njyewe rwose ntawo nkujyana. Aho urufunguzo rw'imodoka rura hasi wijyane. Urampindutse koko Gista? Nta mbaraga nabona n'ukuri. Ubu mfata umugore wanjye mujyane koko. Ndabizi neza ko kuva none uyu munsi ndi umugore wawe. Mu bitabo by'irangamimerere ndi umugore w'umugabo nkunda. Ngiryo isezerano ridashira twagiranye twembi. Uro wanjye kandi isezerano rikomeye nagusezeranije ni ukugukunda, nkazagukundwa kaza. Gista, isezerano rikomeye niryo njye nawe twasezeranye turi babiri kandi riruta ryashyizweho n'amategeko. Yego rifite icyo rivuze ariko iriruta yandi rero ni rituma imitima yacu itera ari ryo ry'urukundo. Kugukunda ukankunda ibihe byose. Urabyibuka ko nakubwiye ko nzagukunda naba ndiho naba ntanariho. Kimwe nuko nanjye nzagukunda ndiho ntanariho. Ikiganza cyawe cy'iburyo Mari. Akira rwose mukunzi wanjye, mugabo wanjye nkunda cyane nkamwubaha. Mari. Karame. Ngufatishije ikiganza cy'iburyo. Nzakomeza ngukunde. Ndabizi ko umugore atari umutagatifu. Nuko se nzagukosoza neza. Mwiheshuka nkavuga nabi ntuzatinde kunkebura kuko n'umugabo ni umuntu, si umutagatifu ashobora gucikwa. Ndabyumva kandi nzabigenza uko ubyifuza. Yego. Nzakwagurira umuryango maze tuganze mu rukundo. Tuzarutoza abazaza batugana bose. Ariko umenya ndota atari njye. Gisa, akira amazi umukanguke. Sinziriye Mari, ntabwo nsinziriye rega. Yange nyinywere n'ubundi nanjye nari nifitiye icyaka. Ngambwe no nkujyanira turuhuke. Ejo uzazinduka uzinga ibintu byawe, witegure kugaruka hano maze tugumane. Uko amagambo yawe meza atuma umuntu asinzira. Uzi ko ari Fideli we. Hello Gustave. Now we have a baby girl. Ngo wabyaye umukobwa we. Turaje. Mbega ibintu byiza we. Benenye byaye ku munsi w'ubukwe bwacu bwo mu murenge Vrema. Wow. Umukobwa wawe bagomba rwose kuzamwita Marisa.
kandi nutitonda urukundo ruzagusaza Gista. Ugeze naho wita umwana w'abandi izina ry'umugore wawe. Yego umugore wanjye afite izina ryiza Marisa, akaba mwiza, akambera marayika murinzi, akaba inkoramutima y'umutima wanjye n'ububiko bw'amabanga yanjye. ariko mbere nakomeje kumva wigaragura n'amahoro. ahubwo niba kutasinziriye gutaha. yewe ahubwo reka mbyuke njye kwirebera amakuru n'ubundi ntacyo nkora mu buriri. iri joro ko numva nta mahoro ngifite mora. rwose reka mubwire byanyobeye pe. nagiye gusinzira ndota inzozi mbi mpita nshigukira hejuru kuva ubwo sinongeye gutora agatotsi rwose. izo nzozi se n'inzozi ki? zanyobeye wa mugore we rwose kugeza ubu ngubu abana bacu bose twarabashyingiye. ariko narose mbona hano hari ubukwe rwose byanyobeye. ubwo se si ubukwe bwa mushiki wa Keperi yadusabye ko yazasabirwa hano? erega ubwo bukwe impamvu bwanteye ubwoba nuko nabonaga babutashye bose bari bambaye nk'abagiye gushyingura. wiki ntunire umwaka udeni n'indi maze iminsi ntameze neza. inzozi se zihuriye n'umwaka kuko wamugore uyu nteye ubwoba rwose. ubwoba? n'iyo telefone mpamagara abana banjye numve ko bari amahoro. oya ntayo nguhaye. uramburiza abana gusinzira se kubera iki? ese izo nzozi beninye ni muzima urabizi neza. Gustave nawe ntarwaye yaraye avuye mu kwezi kwa buki n'umugore we. uyu neza nawe ejo mwaravuganye akubwira ko ari amahoro. urahoza inzozi n'ukuri uhereye hehe koko? nyamara ni ukuri nteye ubwoba. uyu bwoba nanjye ntabugize ariko wimpangurira abana. ntiwanze kumbwira kandi njye narakubwiye Mari. niba ushaka kugira icyo umenya bizakuzindure Beni. aha Marisa muturaha yankundiye se sha Mari ko arira nk'uwavuye mu myitozo yo kurira. simwe mwemeye ko Gustave amwita izina ryanjye kandi uzi amarira yanjye. aha nizere ko utakirira wanjye. cyakoze mbitse amarira menshi nzarira ashyingira murumuna wanjye ubundi nkahita ndekera kurira. musaza wanjye se arihe we? sha yatangiye akazi ejo ariko niba bari baramubuze ntumbaze baramuherana ntibazi ko nanjye mba mushaka. Mari sha we umenya Marisa mutakangutse reka mbe nkuretse. merci besere. merci nawe. yawe yesu sitana Gustave yari yambuze di asojya arampamagara. Sori wari wambuze sheri navuganaga na Beninye. Sori ari ngewe ahubwo natinze gutaha sheri. none se wabangutse koko ko ngukumbuye cyane? mu kanya gato ndaba nkugezeho. nkuzanire iki se mukunzi? icyo ushaka uzana icyo ngicyo. uwo nshaka ni wowe kuruta ikindi icyo ari cyo cyose sheri. ni ukuri nta kibazo kiranyura wowe banguka ndagukumbuye cyane ndagukunda. nanjye ndagukunda cyane Mari, ndagukunda birenze byuzi. ndabigushimira cyane hani kandi nzahora mbikubahira ariko rero banguka dore ni njye njyenyine kandi umuriro wabuze. ndaje mu kanya mukunzi wanjye. hagira uwihangana usange Marisa. umva Marisa sinatinyuka kumwegera afite ahita ambazaho umugabo wari kandi sifite uko namumubwira pe. nzi ijambo avuga uretse telefone n'umugabo we watsinze gutaha. ubwo urumva namubwira iki koko? mana we kuko bimaranye n'ibiki koko? mama Berize kuko ubigenje ute we? Berize ayiwe muganga we ngwino nabaye na mama wanjye arapfuye we. humura mama wawe nta kibazo gikomeye afite kandi noneho arashobora kuvuga ahubwo bumusanze bumusanze. muga
none se muga umukazana wacu ubonye bimeze bite? Biracyakomeye, abaganga b'inzobere baracyareba uko bamutabarana n'uwo atwite, ariko nimugerageze mwihangane. Ariko mana kuko ibi ni ibiki bibaye? Gustave apfa marabirazize impanuka, umugore nabyumva yiture hasi ndayende kuvamo. Watubaburiye kuko ugatabara uriya mwana, nibura ko Mariza yazasigarana urwibutso rw'umukunzi we. Nibiki mama mvumezo Gustave musaza wawe ari he? Neze Gustave urajyango umugore we koko mama, umva twese twamukundaga, ariko aho gutuma twese ngira Mariza n'umwana we nibura bo babe. Ndashaka Mariza niwamubona akitabwaho n'abaganga, mbabarira rwose tumusengere n'umwana we babeho mama. Muga ko ntacyo tubwira se bimeze bite? Kazunguje umutwe akigendera se ubukoko. Tugende. Baraguhamagaye, ushobora kuvuga? Bishobora Jise, utuva mami. Mana yanjye, komera cyane Mari, ndabizi urabishobora. Ihangane uvuge nubwo bwose ufite intege nkeya. Nakira kuri uyu munsi ngoye cyane, ndagira ngo mbashimire mwese, ndagira ngo nshimire Imana ko yakoze ibikuye mu bushake bwayo. Ndagira ngo mbwire Gustave aho araruhutse ko mukunda cyane, ko nibuka isezerano rikomeye ryanjye nawe ryo gukunda ibihe byose. Gustave mukunzi wanjye, byoroshye kumva ko tutakiri kumwe. Gustave mukunzi wanjye, siniyumvisha ko byashoboka. Gustave mukunzi wanjye, ikanga nkagira ngo ndi kurota. Gustave mukunzi wanjye, inkuru yatashye mu matwi yanjye. Gustave mukunzi wanjye, yita ikinyoma ndashiduka. Gustave mukunzi wanjye, ruhukira mu mahoro, nzahora nzirikana iteka isezerano rikomeye ry'urukundo ngukunda. Ihangane Mari, ihangane ndakwinginze. Iki kuri uyu munsi imivu y'amarira itemba mu mitima ya benshi, byagera ku banje gushishimuka. Mukunzi, ugenda kubwira ko mutwitira Mariza, ariko ntibikuze gutuza. Ndagukunda ugenda musanzisha biragora. Ayiwe, muze mufashe mwakabyara mwe, muze mufashe Mariza atitura hasi. Muri iki gice cya kabiri cy'umukino Isezerano wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo muganga mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Gatarina mwakiniwe n'uwa Maria Oliva, Mariza mwakiniwe na Mugeni Aime, Gustave mwakiniwe na Hakubaho Hyacinthe, Benigne mwakiniwe na Iranzi Denise, Belize mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice,
Octave mwakiniwe na Niyitegeka Gratien, Fidele mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Gisele mwakiniwe na Karangwa Liliane, Iriza mwakiniwe na Ingabire Mimi Martin, Keperi mwakiniwe na Mukeshimana Musa, naho Mameya